igitangazamakuru nka Isibo ndetse na The Choice gifite umunyamakuru wanga The Ben bamwita Philipita. Nanone igitangazamakuru kiri mu bya mbere muri iki gihugu bita Igihe gifite umunyamakuru wanga Bruce Melody. Ese ibintu birakwiye? Mbabarira tujyane muri iki kiganiro ubanze umve buri ruhande na buri ruhande kugira ngo tuze kugaruka tugira ibindi turenza. Ubanza umve Bruce Melody ibyo yatangaje kuri Emmy Kineye. Igihe gifite umunyamakuru witwa Emmy nawe nabahise mbona byateje ibintu byinshi ewana biba birebire. Emmy ni umuntu utanyiyumvamo, black and white, nyine utankunda. Yes. Ufite umunyamakuru ku Gihe ukwanga? Unyanga. Yes we. Ariko urwango rega ni ibintu umuntu yemerewe kugira. Kubera ko umutima ubamo urukundo ni ndawubamo urwango. Niyo mpamvu wemerewe kugira urwango. Kutankunda ntacyo bitwaye. Ariko no kutankunda ukabishyira mu mwuga ukora, ntago mbibona nyine nk'akazi. Niyo mpamvu abantu mu nkundi nkuru muzabona yanditswe na Emmy muzayisimbuke azaba babeshya. None se Mero, ibi bintu uvuze birakomeye, ntago nabisibuka nabikubashijeho. Birakomeye ndabizi. Uri umuhanzi ukomeye mu gihugu. Hari nabandi bakomeye, uri umwe muri bo. Bananga kugira ngo nge batabikotinga nabi nkuko bivuze. Kuba wakatura ijambo nk'iryo muri televiziyo kavuga uti umunyamakuru w'ikinyamakuru gikomeye nka Igihe aranyanga. Ugendeye ku nkuru imwe yanditse gusa. Nagarimo. Ni wabukabije. Ibaze ko uwo munyamakuru urumva nyine mba mufite amakuru menshi. Hari igihe buriya iyo uri kugambanira umuntu urumva nge ntago mfite umwanya wo kujya kumwandikaho. Ariko urwo rwango rw'inu rwa kera cyane nyine ndaruzi ndarumenyereye. Impamvu mbirushye nkavuga ngo reka mbivuge nuko kubiceceka no kubivuga mbona byose ntacyo binyungura. Ahubwo birampombye. Kubiceceka birampombya kurusha kubivuga. Yego. Urumva bibe clear n'igihe kibimenye. Ko usubire mu nkuru uriya mutipe yanyandikaho zose. Inyuma. Uragenda usangamo amakuru menshi atabaho. Hari n'inkuru yagiye yandika agahita zisiba. Impamvu nkubaze ejo bundi tweetinga. Waravuze ngo narinzi ko ikinyamakuru nka Igihe ari ikinyamakuru nyine gikomeye. Tuba mwakandika ibintu nk'ibi ngibi ntabwo wavuze umunyamakuru, wavuze ikinyamakuru. Uzi impamvu? Uwo muntu iyo abatankunda akabyandika ku mbuga ze nkoranyambaga. Yego. Cyari kuba ari ikibazo cyanjye nawe. Ariko kuba atankunda akabyandika ku Gihe. Umuntu wese wizera ko Igihe gikora inkuru zikomeye kandi nziza yashobora kwizera ayo makuru. Yego. Nagombaga kwereka Igihe ikibazo mfite. Urumva nagombaga kwereka Igihe ikibazo mfite ku munyamakuru wa. Yes, nagushimiye wowe twagumye kubana muri iki kiganiro. Ndagira ngo tuganire cyangwa se tubazanye ibibazo bigiye bikurikira. Ese biba ngombwa yuko uburi umunyamakuru ukomeye w'igitangazamakuru gikomeye uganga cyangwa se kuko wanga umuntu ukamubreminga ukabivanga n'akazi kawe? Emmy Kinege w'igihe bundi niwe munyamakuru wabaye mwiza mu gihugu we na Yaga, ariko ni nabo banyamakuru dufite muri aka kanya babi muri iki gihugu. Biterwa n'iki? Usanga kenshi buri wese ashaka kwikubira ibintu cyangwa se ashaka kumva yuko ari we ukwiye gukora ibintu. Banga umuntu yimba kwimya ikiganiro ukahita wumva wamwanze ko wamaze kubaka izina, ukanga umuntu kuko yakumye ikiganiro kandi kukiguha no kutakiguha kuko numwishyura, ariko wowe barakwishyura. Ndagira ngo ibi bintu tujye tunagenda tunabishyiraho umucyo, tubiganiraho nk'abantu bakuru kuko tuba turi bakuru biragaragara. Ese bizaba bigumya bibe inkurikizi muri kariyeri yacu? Usange ntabwo turi kugenda dukora ibintu biri talented bifite quality na quantity, kuko tugendera mu bintu bundi by'amatiku biri butume bamwe tubasebya kugira ngo tubone amaronko cyangwa se indamo. Undi bavuga ko uriya munyamakuru w'Igihe ni umwe mu bakurikira The Ben cyane, mu bantu bamukunda,
avugira The Ben, kuko agakomye kose avugira The Ben. Niyo mpamvu wasanze yaje kwisanga yabishyizemo amarangamutima pe, yanga Bruce Melody, aramwanga bya bindi byagaragariye buri umwe wese. Ese ibi bintu nge ikibazo njya kituma nibaza ibintu byinshi, birakwiye ko tuzaduhora tukanga umuntu kubera yuko yakunzwe n'uyu, akundana n'uyu, uyu ni iki, uyu ndamwanga kubera yuko ibi yanyima ikiganiro, nankunda, nanshyigikira, nka biriya Philipita yakoze kuri The Ben, akavuga ati The Ben ni ingagi ariko uwo bita Bruce Melody ni umunyakuri. Urumva aho haboro yamaze kumutuka, sibyo? Yamaze kumutuka, biranagaragara, ndetse abantu twese tugenda turushaho kubyibaza. Ibi bintu rero numva yuko ari bimwe mu bintu twamaze kwishyiramo, kuba igitangazamakuru kizajya gifite umuntu ufana Bruce Melody cyangwa The Ben, ko imba Kinege yicara agasebya Bruce Melody, na Philipita wa The Choice Live w'Isibo nawe akicara agasebya The Ben. Ibintu nta kinyamwuga birimo pe, ibi bintu nta kinyamwuga birimo ubugogi n'ubusahiranda, indambi byose bikubiye muri ibi biganiro bagenda bakora, kandi tuba tubakunda tunabakurikira. Rero niyo mpamvu Bruce Melody yavuze ati igihe gifite umunyamakuru nyangani, muzamureba inkuru zabo nimukazitindeho cyangwa se nimukaziteho, kuko barambureminga cyane. Kuko ubu usanga kenshi ubundi binagiye usanga twibaza, twese turibaza tugasanga bivahe, kuba baratangiye gukora udutsiko, uyafanuye wowe ku giti cyawe. Ese ubona ibi bintu byagakwiye? Ibi bintu ntabwo byagakwiye muri showbiz nyarwanda. Nimba dushaka kugera ahantu kure, tuve mu matiku n'amashyari, tukora ibintu bikorwa bigaragara, ariko tureka gutuka umuntu kuko yatwimye ikiganiro, ko yagize kuko impamvu babivuga nuko aba yarakwimye ikiganiro, ubundi ubusanga ari naho biri kugenda bipfira. Reka tubane mu bindi biganiro bitaha, gerageza gukanda subscribe.